Hello guys, mumeze mute? Turabashuje aho muherereye mwese. Umunsi kandi turavuze ngo reka tuze tubaganirize abakunzi bacu aho mumeze, natwe turamahoro. Uyu munsi rero reka tusa nkawe ushinzwe navuze ngo nashyizeho part 1 bitewe n'abanyapolitiki bacu dufite muri kino mu bwoko bwacu. Reka nongere mbumvishe iyi video tuyisesengure mbereke bano abagabo babiri mubona kuri picture, mbereke ukuntu bari umwihariko mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge. Aba bagabo reka maze mubishe ijambo ry'umukozi w'Imana Apotre Gitwaza. Hari ijambo yavuze ngo reka mbere yuko wenda reka dutangire kandi bumvishe. Abishyiraho baruzuye kandi abarwana ngo ntimwashizeho baruzuye, ariko iyo umushizeho uramumenya. Ibintu bibiri bituma uzamenya umuntu utarize kuvunika: icya mbere ni ukumuha ifaranga, icya kabiri ni ukumuha ubutwari. Umuntu ahita agaragara utaravuga iki. Tumwumve uyu umukozi w'Imana twemera. Ukamuha n'amafaranga wowe wamurangije. Uyu muntu Twese iyo tudafite amafaranga dukenye turi abana beza, turi imfura, tuzi guca bugufi, tuzi kuzinduka tukaganiriza abantu, tuzi kwicara ku muhanda tukapepera abantu. Ariko iyo twabonye amafaranga tuzi gutera icyondo abantu. Babandi twapepeyaga tugikenye iyo turi mu modoka, urakubita ntumenye ko hari abantu ku muhanda. Burya umuntu aba yamenyekana. Amafaranga atuma ibyihishe mu muntu bimenyekana. Yes. Nimunanirwa kumenya uko umuntu ateye, muzakotize mwese mumuhe ifaranga. Tumwumve Ntibizabafata igihe cyo kumenya uwo ari we. Niba uriya muntu yaratuyobeye, muzamwishyire muri posite y'ifaranga, mumuhe ifaranga. Kubera iki? Nimureba, iyo uhuye n'umuntu akennye agira ijwi avugisha. Yesu ashimwe. Iyo uhuye n'umuntu wa wundi akize ahindura ijwi. Donc ijwi rirahinduka, n'uburyo bw'ubwenge confidence, ingendo irahinduka, inyifato irahinduka kubera amafaranga uko ubuzima buteye. nta kibazo cya minerval ufite, nta kibazo cy'inzu, ukandagira ku butaka ukumva isi ni iyawe. Isi ni iyawe. Ariko iyo ufite ibibazo nta mafaranga ntaki, wumva bimeze nabi. Niko bimeze. Karagiteri y'umuntu imenyekana iyo afite ifaranga. Ikindi karagiteri y'umuntu imenyekana iyo wamuhaye pozisiyo. Tumwumve. Ahantu ategeka ngo mwicare mukicara, muhaguruke muhaguruka, wowe ugende yasanga Kubera amafaranga. ari wowe mwene kandi akwiye kubivuga bikaba. Ibyo bintu birakomeye kugira ngo biroroke. Umuntu uhita umusobanukirwa mu gitondo kimwe, mumenya abapatro n'abapatrone kubera umwanya, pozisiyo. Niba hari ikintu kigoye None se gukena bwacu ugakira, ugakomeza ufite attitude yawe, ugakomeza uri wa wundi. Ni ugukomera mu nzego izo arizo zose, zaba kwa pasiteri zaba hege, ugakomeza uri wa wundi, ukigira umutima w'abantu. ngewe rero nk'umunyamuntu tuve kuri ibi ngibi, reka mpite njya muri politiki yacu turebe ukuntu rero leadership itandukanye n'amafaranga, itandukanye n'ikiguzi icyo ari cyo cyose. Abantu bakazabaho imyaka n'imyaka bakwitwa ko uri intwari kubera ko utakurikiye ifaranga, kandi ukaba wari uriho, wari ufite ifaranga ariko ukazirika izo faranga ugaharanira icyo kintu cyitwa cy'uburidaship. Rero bikaba ngombwa ko abantu bavuga ngo bagabwa uri intwari. Aba bagabo beri rero
mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge. Gisaro Frederic uyu mugabo nkunda kumuvuga, impamvu nkunda kumuvuga nuko nabashije kumusobanukirwa neza, menya neza ibyo yagiye akora, menya uruhare rwe mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge. Nongera menya uyu General Rukunda Mekanika Michel. Noneho rero twagiye tunabona nyinshi, dore ko wenda igihe cy'abagisaro tutabonaga n'izo video, ariko sayizi dufite nibura video z'abarukunda, dufite video za Makanika, turazibona amagambo yasize ku bwoko bw'abanyamurenge. Nukuri kwimana mu ijuru, aba bagabo bari bafite ibintu bibiri bitandukanye, bibiri bahuje bitandukanye n'abandi ba politiciens bose dufite mu bwoko bw'abanyamurenge. Niyo mpamvu mumubwira ngo ese abanyamurenge imitima uravuka ukivukira, akaba n'abandi babaho bakavugwa bakagira amafaranga, ariko abo bagabo bari bafite ifaranga, bareka ifaranga. Karukunda we yari afite amafaranga, yari muri guverinoma, yahembwa na guverinoma. Gisaro we yaje atoranywa ahantu, akurwa ahantu, Imana imuyobora mu kintu cyitwa kwiga, kugira ngo azamurikire ubwoko. Na Rukunda nawe yari ahantu n'ubundi uyu mugabo aba bantu babiri, ikinyereka ukuntu bahuje ibintu ni uburyo begeraga abaturage. Dufite video nyinshi, Makanika yegera abaturage akababwira ngo situgomba gupfa, situgomba kuberaho gupfa. Dufite ari amakuru dufite yuko Gisaro yazaga mu baturage aza kuvuga ati, agahamagara abasaza akabashyira hamwe, akabaganiriza, akababwira ikigomba gukorwa kugira ngo abe umusingi w'ubwoko bwacu bw'abanyamurenge. Rero bizatandukana rimwe na rimwe, rero guhura rero n'abapolitike b'iki gihe dufite bari kuducanga, tumaze no kugira ubwenge, tumaze gusobanukirwa, tumaze kubona uko bimeze. Basore bato, urubyiruko rw'abanyamurenge, dukwanguke, tugire ubwenge, dusobanukirwe neza. Sobanukirwa bizadufasha. Uyu mugabo yavuze leadership, sobanukirwe bizadufasha kugira ngo tube abagabo nyabo, kugira ngo tumenye inzira tugomba gucamo, kubera ko imyaka turimo ya ba data n'abandi bose babukiriho, ahubwo hari urubyiruko rw'abanyamurenge kugira ngo rusobanukire ngo se rw'abanyamurenge dukeneye iki. Tumaze kumenya igipfa n'igikira. Abishyiraho baruzuye, nabo ngo ntimwashizeho baruzuye. Ibintu bibiri bituma uzamenya umuntu utarize kuvunika. Icya mbere ni ukumuha ifaranga, amafaranga yatumye ubwoko bw'abanyamurenge rimwe na rimwe kwirengagizwa, ubwoko bw'abanyamurenge bukirengagizwa mu kibazo, ababyeyi bagapfa bakicwa. Dufite abayobozi hirya no hino bariho, byabayeho. Hari n'igihe abanyamurenge bagize amahoro. So sayizi urubyiruko rw'abanyamurenge rukeneye abantu bakunze ubwoko, bitanga, bafite umutima nk'uwa Gisaro, bafite umutima nk'uwa Makanika, badafite uburyarya, bafite gukunda ubwoko nyabwo. Amafaranga my friend, amafaranga atazatuma twicwa buri munsi, dupfa buri munsi. Tuba abagabo, tumenye gukunda ubwoko, tumenye kuvuga ko ubwoko bw'abanyamurenge bugomba hagira imitima. Umugabo
buri wese agira domene ye. Poste Gitwaza yavuga iyo uhuye n'umuntu akenye sana ubwoko bw'Abanyamulenge ko ari namwe muvukamo muza musobanukirwa neza ibyo agomba kuvuga. Ni ukuri mwagomba kuba mufite ubwenge bwo gusobanukirwa neza amagambo nk'aya ngaya. n'uburyo bw'ugenda burahinduka Kumwe muri umwe kurusha abandi. So ubwoko bw'Abanyamulenge iki ni igihe cyo kugira ngo natwe ubwacu tubeho tutari kugira ngo twicwe, ahubwo tugira ngo tuhabwe dutange amahoro n'ahandi, kubera ko nicyo gihe. So iyo rero nari mbashurije, reka turebe next time. Niyo mpamvu mvuze ngo izi ntwari zibiri ni umwihariko mu bwoko bwacu bw'Abanyamulenge. Ahantu hose nibo nzasa nkaho nzambageraho kuvuga ngo mana yacu, dore ko baba bagabo banatabarutse. Nta kundi. Ndabashimiye, Imana ibagirire neza. Murakoze.